amakuru araringaniye keretse ayanyu. Birumvikana twasesekaye mu kinyaga cya politike gishasha, ariko hejuru yaho umutwe mukuru ni Repubulika y'u Rwanda, ribu ariyo musemburo, hanyuma ubwato basemburiramo n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Narahohotewe njye umusaza Barafinda Sekikubo Fred, ribu ntiyigeze ajya gufata Gasani Emmanuel wanshimutse ku nshuro ya mbere, ntabwo banafashe na Desire wo kwa Gakinya, nta nubwo bafashe Mugume Enoke. Birumvikana Gasasira Antoine, urumva abo bose nibo bari bambitse. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, tumaze kwinjira mu kinyaga cya politike hano muri ribu headquarters ariyo musemburo, ubwato basemburiramo ari urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ngo mwihamagara nomero 01 02 03. iya mbere barayihakanye, iya kabiri urumva ntiyagira agaciro, iya gatatu ishingiye hehe? Aho ngaho hose twitabaje ribu na polisi na CID, bose twarabandikiye amakopi, turayafite amakopi menshi cyane, tusaba ngo baturenganure bakuremo iriya fondasiyo Musoni Agustin yubatse adufungira. Ubu bakaba baraze kumuhagarikira ngo abisoze, bihagarikiwe n'umukuru wa polisi DPC w'akarere ka Kicukiro na meya waho na gitifu w'umurenge wa Nyarugunga n'uw'akagari ka Kamashashi. Birumvikana n'inkeragutabara, birumvikana ubwo ni za daso nazo aho. Urumva ni muri urwo rwego rero, kubera turi abanyapolitike beza, tuzanye politike y'igifuti ifite itandukanyirizo aho itandukanira n'izi politike zabayeho na politike zabo. Iyi ni politike y'uburyohe, barayitinya, bamara kuyitinya bagakoresha izo nzira, bumva ko ibyo byose twe byadukanga. Papa demokarasi yihuse, nimba narahagurutse muri politike naje nk'uruhara uko ruza ku mutwe w'umusaza, ntiruza ari ruze gusura ngo ruzasubirayo, ruze. Ni muri uru rwego rero twaje dufite impamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Hanyuma Afurika iva umurwa mukuru w'isi, u Rwanda ruba umurwa mukuru wa Afurika, imipaka out, umunyafurika ajya atura hashaka. Isi igira amahoro, amahirwe n'amahoro, bityo rero twiteze imbere. Ahahoze imipaka tuhubaka imijyi ikomeye cyane ikubiyemo izingiro ry'ibikorwa remezo, za gari ya moshi aho, ibibuga by'indege, za kebokazi, inganda ntabarwa, izikomeye n'izoroheje. Birumvikana amagorofa maremare, ubukerarugendo, za kaminuza, ibitaro bikomeye cyane, amasoko, amagorofa agera ku kwezi gusa. Ibyo byose bizacumbikira abo hafi n'abakure, umutekano n'umudendezo wa buri muntu, uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe, ubwigenge bw'abantu bwubahirizwe, ubwigenge bw'isi bwubahirizwe, umutekano wa bose ugerweho. Birumvikana ubwisanzure bwa kiremwamuntu bwubahirizwe, amagereza asenywa akurwemo, tuzanye insimburagifungo. Birumvikana kandi ubutabera buzajya bukorera kuri tere. Birumvikana habiriya barezi by'amagereza bizongera kubaho nk'ibi byaba Jean Claude Karasira. Birumvikana
bakoresha noneho Jean Claude Karasira birumvikana wowe muri rebo birumvikana na bagenzi be birumvikana ibyo byose rero dusanga ibyo twe bita tubwira ikintu na kimwe na Jean Dodier Kabare ubwo birumvikana Jean Dodier Kabare mbere yuko muntumye aho mubanze muzane Munyaneza Siriro waburiwe irengero birumvikana we Jean Dodier Kabare birumvikana wampamagaze 0 ku nomero 07 823111208 birumvikana mufatanyije na Jean Claude birumvikana Karasira munshimuta igikorwa mwakoze mbere icyo mwarakishe mukaza kwiha kunyandikira kandi mushiraho itariki mwanshimutiyeho icyo nacyo mwarakishe birumvikana wenda mwari kwandika itariki yindi kuki nabavuze mbere yuko munyandikira nukuvuga ni ikimenyetso kigaragaza ko mwanshimuse n'agakarita kuki navuze ko kari akaribu kandi mutaranyandikira nuko nakabonye icyo nacyo ni igihanga kimenyetso kigaragaza ko mwanshimuse mwankoreye ibyo bikorwa mu rwego rwo kwikura mu isoni muravuga ko tumwandikire sha urwandiko nirwo ruzamuzana urwandiko ntirugira amapine sha urwandiko nta nubwo rugira umutwe utekereza inyandiko ntitekereza ariko perezida wa Ruda aratekereza n'abaruda baratekereza turasesengura akantu ku kandi nakihishe mu ngoma tukakamenya tugakozamo akaboko tugashikuza nakihisheyo tukakereka rubanda abo hafi n'abakure ku isi hose twe turi abanyapolitike beza uburyohe mutwumve neza uburyohe bwiza budatera diyabete haba kandi nimba mufite n'uburwayi mutubwire tubavure mukire muzareke kwicwa n'uburwayi bwo gutekereza gutyo mushimuta umunyapolitike mwiza w'amahoro ubwo ni ukuvuga nimba mushimuta umunyapolitike w'amahoro abaturage baragowe barashize ahubwo hirya hino mu turere 30 twa Repubulika y'u Rwanda kandi tubonereho umwanya w'ibyo mujya ku maradiyo mukabesha ngo ni umusazi ngo yagiye Indera muzagaragaza neza uburyo yagezejweyo n'abamugejejeyo hanyuma nimba ari first lady ndamufite hano nimba yaranjyanyeyo birumvikana n'abana banjye barahari birumvikana n'abaruda barahari n'abarudakazi birumvikana n'abaturanyi barahari birumvikana nafatiwe hariya ku gasantere hano haruguru nko ku bitaro bya centre de santé ku nzira izamuka muri militare ya gisirikare hano i Kanombe bose abaturage barabibonaga umugabo Kazungu niwe wari uyoboye icyo gitero ukora ku karere ka Kicukiro birumvikana ibyo byose no gutekinika iryo tekinika ryanyu mwatekinitse kuva kera reka ukuri noneho kujye ahabona isi yose imenye ibingibi birumvikana agatoki kanyu kamenyereye gukomba gahora gahiniye mwumva ko mwakomba akaraso ka perezida wa Ruda kararura kazabagwa nabi ntako muzabona kuko n'ayabandi mwaba mwaramenye nayo urumva nayo agiye gutuma abapfuye bapfupfunyuka mu butaka hanyuma nabo muzagundagurana muzabona abantu mutigeze mubonaho kuva mwavuka hanyuma bababaza impamvu nyamukuru kuki bo bapfuye kandi ari mwe mwayoboraga ibyo muzabibasobanurira neza birumvikana ni muri uru rwego rero isebanyabuhanga ryabarenze isebanyabuhanga ryabasagutse muvuga ngo ni umusazi we Jean Claude Karasira uri muganga ushinzwe indwara zo mu mutwe n'abandi mwese Jean Dodier Kabare
mwaba mufite imashini ipima indwara zo mu mutwe, mwe mwarisuzumye ahubwo mumenye uko muhagaze. Iryo se banyabuhanga ryanyu nahoraga nshimutwa ntwarwa kwa Gakinya mu nzu z'abanyapolitike Kicukiro. Ise banyabuhanga mushire hasi. Politike si ugusebya, politike ni ugutekereza cyane byimbitse, kandi ibyo bikorwa byo gutekereza cyane byimbitse bikorerwa mu bwonko, ntabwo bikorerwa ku munwa. Ku munwa ibitungukaho ni ibiri ku bwonko. Nimba mwe muvuga ko perezida wa Ruda ari mwe mwamusharishije, ubwo ayo muvuga ubwo abaturukamo, birumvikana nibyo mubitse gusa. Ibintu bitavugwa n'abaruda nyoboye miliyoni 11 n'ibihumbi 500 n'umusaga ubu imbere mu gihugu no mu mahanga. Diaspora yabavuyeho, ubu diaspora ni yacu. Imbere mu gihugu abaturage badusabye bati bashaka imisoro ku butaka tuyibakurireho, imisoro ku mazu tuyibakurireho. Urumva uburyohe bw'umuyobozi nyamuyobozi. Icyo nicyo bankundira nje, perezida nyaperezida, umunyapolitike mwiza, umusaza ukuri w'imyaka 250 mu bwonko. Mwe mufite ngahe muzasobanurira abanyarwanda, abanyafrika n'abaturiye isi, birumvikana. Ni muri uru rwego rero perezida nyaperezida nkomeze kwesa imihigo. Icyatwe cyaduhagurukije cyo twiyemeje muri Ruda no guhindura ibigoye tubihindura ibigori, tugaburire n'abashonje, n'ababashonjesheje batazasonza nabo tuzabagaburire, mwese tuzabitaho. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose ni muri Ruda. Ni Ruda, Ruda y'abaruda n'abarudakazi, n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, kuko inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka, n'intoya zikigana inkuru kuguruka. Nuko dutoza, twe turabatoza beza. Niyo mpamvu ndi papa demokarasi yihuse ku isi hose, ku isi yose. USA tu, Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri, izaba umurwa mukuru w'isi izira imipaka. Umudendezo, iterambere, ubwigenge, ubwibohore, ubwisanzure bwa kiremwamuntu, umubano mu bantu uzaba ari cyo kiraro kiranga abaturiye isi. Naho Jean Dodier Kabare na Jacques Claude Karasira, ibi muri kwitabaza RIB yanyu, RIB itaraza, ntaratanga kandidatire, kuki itavutse mbere? Iyo mpamvu mwamuyizi. Kuki yavutse Bwana Barafinda Sekikubo Fred, perezida nyaperezida, umuyobozi w'ikirenga kabuhariwe w'agatangaza, ataraza? Kuki atari bwo RIB yavutse? Kuki yavutse maze gutanga kandidatire yanjye ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyujije mu muyoboro w'umukandida wigenga? Kubera iki mutari mwarashinze RIB? RIB yaje gukosora iki? National Intelligence ibyo itatunganyaga, CID ibyo itatunganyaga. RIB yaje gushimuta perezida wa Ruda. Icyo mwakoze cyo kunshimuta, icyo mwaracishe, kandi mwahakanye ko nihamagara rya mbere ritari iryanyu, kubera ryari ryuzuyemo inenge riganisha mu gushimuta. Ni nako ni nomero zanyu za telefone siko nazibonye se. Bityo rero muhame hamwe, hanyuma mumenye ko ibibazo nimwe mwabiteje. Birumvikana urushigishe ararusoma. Birumvikana twe turi abanyapolitike beza b'amahoro, mwe mwaba muri iki? Birumvikana iryo se banyabuhanga muzatwereka neza ibimenyetso kuba muvuga ngo twe turi abarwayi, nimba ari mwe mwari abarwaza, ibyo muzabigaragaza. Birumvikana kuko buri murwayi agira umurwaza, muzerekana n'abo barwaza. Iryo ni ishyaka nyashaka Ruda, impuzamiryango, ntabwo ari umuryango. Aho umuryango wigwizaho ibintu byose by'igihugu ngo ni ibyabo. Nta muntu ugira itagisi ye yikorera itwara abagenzi, nta muntu wigirira bisi mu gihugu, nta muntu wigirira ubwato mu gihugu, nta muntu w'umushoramari ushora imari atekanye,
birumvikana bose ibintu byose bikajya mu muryango w'umuryango umwe koko mukigwizaho ibintu abaturage ubutaka mukabagira abapangayi mu gihugu hose mukaba ari mwe mwigira bene gihugu mwenyine kandi amafaranga yavuyemo ntimujya mutanga raporo y'icyo yamazizwe yakoreshejwe mu nyungu za rubanda musenyera bari mu gishanga ngo batuye ahabi kandi ntimwabanze kububakira amazu ayo mafaranga yari kubakira abo ngabo mwasenyeye ayo mafaranga ari he muyashire ku meza turayashaka hanyuma ikindi abo musenyera mu manegeka ayo mafaranga mwanyereze tujya twumva muri raporo zitandukanye nayo muyegeranye tuzashobore gutabara abo mwasenye muvuga ko bari mu manegeka mukabasenyera mudafite ahandi mubatwara mwarangiza ngo abantu barabarwanya hanze y'igihugu n'imbere y'igihugu abo bose mwasenyeye nibo basohotse hanze abo bavukijwe uburenganzira bwabo wenda nabo they are fighting back bararwana bagaruka ubu mwarenganya perezida wa ruda nge ndi mwarimu mpuzamahanga icyo mbeshaho ni iki nafungiwe amazi nta muriro ngira nta nzira ngira narahoshimutwaga narahohoterwaga ubwo yonza kugira umutima wo guhunga nge simba naragiye ariko kuko ndi umunyapolitike mwiza umuyobozi nyamuyobozi muhame hamwe kuko nanjye mpamye hamwe turwubake hanyuma turebe ibitagenda neza nibyo byatuzanye twaze tuhetse impamvu nziza nyinshi 200 tubikosore tujye muri perezidanse turahire dukora umuti abaruda twatarama nk'uko nyakubahwa babwiye kandi nk'uko akomeje kubabwira ko imyiteguro y'abaruda gahunda za ruda biri ku murongo kandi biteguye neza yabibwiye kenshi ku binyamakuru bitandukanye ku mateleviziyo atandukanye cyane cyane ababa bakurikiye ibiganiro yakoze ku Ishema TV mu Bavu TV online bose bagiye bumva speeches ze ku mashusho abyivugira mwaramwumvishe bihagije na n'uyu munsi rero wa none muri National Assembly y'abaruda muri Ruda National High Council imbere y'abanyamakuru imbere y'inteko rusange y'abaruda twese twateranye turababwira ko imvugo ni yayindi nta cyahindutseho ahubwo ibikorwa nibyo bigomba kwiyongera bikutishwa akarengane kakarangira hakajyaho ubuyobozi bwiza buturutse ku Mana burengera ikiremwa muntu buyobowe n'abaruda kandi buharanira gahunda nziza z'ikiremwa muntu ku mpamvu nziza nyinshi 200 hano mu Rwanda ku mpamvu nziza nyinshi 2,000 muri Afurika n'impamvu nziza nyinshi 20,000 ku rwego rw'isi rero twagira ngo tubwire aba ba terroriste nge niko nabita kuko nta rupapuro na rumwe rwujuje ibyangombwa bigaragaza inyandiko yujuje ibyangombwa tubona kwishyiraho ikirango gusa ngo ribu ubundi umuntu akiyandikira ibyo ashaka agateraho amakasha ashaka ubona adafite ubusobanuro bufite aho buhuriye n'izi mvugo ntaho bihuriye turababwira mushyira agapira hasi amaboko muyamanike amaguru muyamanike amabuno mukubite hasi ngo ba mwemere icyaha bitabaye ibyo ngibyo kwihana no kwemera icyaha rwose turababarira ariko niba ngombwa gukoresha itegeko ingingo murayizi ni yayindi hagati y'imyaka 97 na 99 niyo ngingo itegeko rihana umuntu nk'uyu nguyu wakoresheje impimbano z'iterabwoba wateye ubwoba wagaragaye nk'umuterabwoba muya mubyumva ba Jean Claude Karasira namwe ba Jean Dodier Kabare mubyumve mubyimvirize neza ibingibi turabibabwira ku neza ariko nimwanga itegeko muzagongana naryo kandi rizabahana ku isuku igihe cyose nimba mwumva ko gukomeza kubangamira perezida wa ruda cyangwa se n'abaruda nyirizina mushyira iriterabwoba cyangwa se rishimuta n'ibi byose
twagira ngo tubabwire ko ruda hayi kanso tubihagarika imbere y'abanyamakuru ba ruda, imbere y'ubuyobozi bukuru bwa ruda, byanga bikunda byanga binoga, nk'uko yababwiye kandi nk'uko akomeje kubabwira ni generali ku bwonko ntabwo ari generali ku mwambaro. Ibyo akora ni ibintu bimuri mu maraso, ntabwo ari amabwiriza ahabwa. Ibyo mubyumve, mubyumvirize neza kandi mubyiteho. Ikindi turababwira ko tubwira na perezida wa repubulika uyu munsi ukicaye ku ntebe ko agomba gutunganya inzira ya perezida wa ruda. Ibi byondo babishyizeho bamufungira inzira bitujuje ubuziranenge, butari muri gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, ku bw'agahimano, ku bw'iki, bazane tingatinga babikureho, inzira iboneke, ku buryo abashyitsi abo ari bo bose baza kumusura cyangwa kandi bagomba kuza kumusura, by'umwihariko nk'umwamikazi w'ubwongereza Queen Elizabeth agomba kuzaza atagwirirana muri ibi binonko, muri ibi bisimu birunze ahangaha, no muri ibi bintu birundanyije ahangaha. Inzira yaraharuwe agasura perezida wa ruda, nk'uko turi muri Commonwealth kandi mubizi neza ko uyu muryango wa East Africa Community wasinye amasezerano muri Commonwealth. Ibyo birazwi neza ko imipaka igomba kuba yafunguwe ku mpande zose, yaba abo tuhana imbibi, yaba abo hirya, imipaka igomba kuba yafunguwe. Ibyo ngibyo nta mananiza, kubyumva ni kimwe, kubishyira mu bikorwa ni ikindi, gufunga umutwe ni ikibazo. Mubyumve, mubyumvirize neza, kuko ibi ni ibintu bigomba gukorwa, yaba binangira cyangwa se abumva ko bitagomba kugenda, kuko ni inyungu ku banyarwanda twese, ni inyungu ku muntu uwo ari we wese, kandi ni inyungu ku munyafurika wese, nk'uko rudahagurutse haranira uburenganzira bw'umunyafurika uwo ari we wese. Rero bantu mwari mutegereje ngo bamwe twagiye dukurikirana ku matangazamakuru yo muri iki gihugu, tubona ko mwatangiye no kugenda mubishyira. Ibyo ari byose simpamya ko ari ababikoze ari abantu babujije ubuziranenge, ariko ibi bintu tubona ni gute igipapuro kiva mu kigo cyo ku rwego rw'igihugu kitagira aderese, nta nimero babahamagara, ahubwo barangiza bagashyiraho nimero z'uwo bahamagaza. Ese izi nimero bazikuye kuki batamuhamagara, cyangwa se kuki batamubwira ngo uri he tukuzanira convocation, ahubwo bakayihe, cyangwa se dusanga ku biro byacu, dore ko byamanuwe bigiye bikwirakwiriye kuri buri mirenge, ko basi ngwino tuhahure tuguhe convocation, ahubwo bakazihereza inkeragutabara. Ese inkeragutabara nibo babaye abakozi ba RIB cyangwa RIB ntigihari, ahubwo hariho ba rushimusi gusa bakorera mu ibanga, bakorana n'izi nkeragutabara zo mu midugudu no mu tugari no ku mirenge. Iki ni ikibazo kitoroshye ruda igomba guhagarika mu nzira zose zishoboka, izo mutekereza n'izo mudatekereza, iza hafi n'iza kure. Impamvu ni nyinshi, inzira ni nyinshi. Mutuze mushyira agapira hasi, ikiremwa muntu kigomba guhumeka, abasenyewe bakaruhuka, abirirwa bangara ngo ni impunzi bagatahuka, abihishahisha bihisha abo barushimusi nabo abicanyi nabo amahoro akaboneka. Kandi namwe mubagabaho ibitero by'ubwicanyi no kubashimuta, namwe mukabona umutekano kuko nta mahoro mufite, n'imiryango yanyu n'abana banyu, kuko nta mahoro mufite. Ibyo mukora byose murabizi ko igitima kiri mu mutwe kiba kidiha, mwiyumva ko mwishakira amaramuko. Uko niko kuri kandi niko tubabwira. Mubyumve, mubyumvirize, mubyiteho neza, kandi mwumve ko ariko bigomba kugenda. Baruda mudukurikiye, abanyarwanda mudukurikiye hano mu Rwanda, ku isi yose, turababwira ko ibyacu imvugo niyo ngiro, icyerekezo tubabwira, imigabo n'imigambi tubategurira Baruda. Aha turi mu nama nkuru ya Ruda High Council. Ibyemezo dufata ni ihame, mubyitegure vuba byihuse. Mubona nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred arahirira kuyobora u Rwanda, kufukuraho imipaka ku butaka,
yaba iyo hasi yaba iyo mu kirere. Turabizi ko ku mazi ahariho hose imipaka ivaho, twinjira muri demokarasi nziza kuri buri muntu wese, demokarasi yihuse yakuyeho aka karengane kimonogoje kamaze abanyafurika, kamaze abaturage bo muri ibi bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari cya East Africa Community, k'abanyarwanda bakomeze gushiriramo birirwa barasirwa ku mipaka nk'aho hari icyaha bakoze. Sinzi nimba ibi bitarabaye indorerwamo kuri buri muntu wese ngo abone ko koko ayoboye bunyamaswa, ategetswe bunyamaswa, aho umuntu araswa ntawe yibye, ntawe yishe, ntawe yambuye, akaraswa azira ko arimo kugenda n'amaguru ye. Iki kintu aka karengane kagomba guhagarikwa. Bantu mwarimu mwumva ko mubifitemo inyungu, gufunga imipaka, kurenganya ikiremwa muntu, guhohotera ikiremwa muntu, mwumve ko imyanzuro yafashwe muhagarikwa, mwanze mukunze, mubyemera mutabyemera, kuko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bugomba kubahirizwa. Kandi mubyumve, mubyumvirize, mubyumvirize kumva ko mushobora kumena amaraso ya nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred kugira ngo murengere inyungu zanyu, murengere imiryango yanyu, ikomeze yigwizeho iby'abaturage, ikomeze ubwo bugome n'ubwo bushimusi n'ubwo bwicanyi. Turabihagarika. Ntabwo abaruda tujenjetse, ntabwo tworoheje, ntabwo ibyo turimo turi gukina. Twabivuze kenshi, aho kubyumva ahubwo ngo mubishyire mu bikorwa, mumanike amaboko n'amaguru amabuno mukubite hasi, ahubwo mutegura ibitero by'ubwicanyi kuri ruda, mutegura ibitero bidasanzwe kuri ruda. Turababwira tuberurira ko ibyo byose iherezo ryanyu ari iri ngiri. Mubishyire mu bikorwa kandi mubyumvirize neza. Aho minisitiri muzima ufite inshingano yihandagaza agakubita umuntu kandi ntashyikirizwe ubutabera, itangazamakuru rikabyandika, inzego zose zikabyandika, mwabona ko musebye ahubwo mukamubwira ngo nasezere. Gusezera bisobanuye iki? Gusezera ni ubwo butabera se? Niko kurenganurwa kuba wakubiswe se? Ibyo ngibyo turabizi ko mujya mubikora henshi. Ubwo ejo muzamujyana muri za ambasade n'ahandi akomeza imirimo nk'uko tubibaziho. Ibyo ntabwo ari igihano. Gusezera ku kazi, uva ku kazi ukajya ku kandi, nimwe mukamuha. Ubwo nibigaragara ko koko ahubwo wenda yabikoreye mu ruhame, itangazamakuru rikabigaragaza. Iyo abakubitirwa mu ibanga bo ntibagaragara, ntibabarika. Ubwo ibyo turabibaziho. Ntihari ijambo, ndi kumwe n'undi munyamakuru mwiza cyane w'akataraboneka turi kumwe nawe, arakomeza agira icyo abivugaho, kandi mu murongo mwiza w'inama turimo ya National Assembly Ruda High Council nziza cyane twabateguriye kuri uyu munsi w'itariki 8 z'uku kwezi kwa 2 2020. Reka mbashimire mwese abadukurikiye, mbashimire kuba gukomeza kudukurikira mukoresheje imbuga nkoranyambaga. Nshimire abanyamakuru ba Ruda aho mwamuri hose ku isi. Nshimire buri muntu wese utanga umwanya we kugira ngo adukurikire, akurikire imigabo n'imigambi ya Ruda. Ikaba ari imigambi myiza, kandi nshimira cyane abaruda bari mu Rwanda. Nshimira kandi na perezida wa Ruda wemeye gutanga igihe cye, imbaraga ze, ibitekerezo bye ndetse n'ubuzima bwe kugira ngo agireho akura abanyarwanda ndetse abahe icyerekezo cyiza. Rero twagiye tugaruka ku bijyanye n'impapuro zitumiza umukuru wa Ruda kugira ngo yitabe urwo rwego. Tumaze gusesengura, tumaze kubyitegereza neza, turebye inshuro zose yagiye abitaba, twasanze baragiye bamukorera ubugome kuko nta gihe bigeze bamuha ubutabera bwuzuye. Aho twagaruka ku rugero rumwe ubwo bari bateraniye i Kanombe mu nama iteranije abaminisitiri mu gihe bashaka guhindura itegeko nshinga riha umukuru w'igihugu riho kugira ngo afashe gukomeza kwiyamamaza. Ubwo umuyobozi wa Ruda yahagurukaga agasaba ijambo mu kavuyo kenshi bashaka kurimwima,
bitewe no kwicisha bugufi kwiwe, ariko abasaba kutongera kuyobora kuko batabishoboye. Ngira ngo byarakaje bamwe, ndetse bituma iryo jambo atarirangiza, kubera yuko babwiye ko badashoboye kuyobora ari we ubifitiye ubushobozi, bitewe n'amakosa menshi yagiye aboneka mu buyobozi bwabo ku myaka yose bashobora kuba bamaze ku butegetsi, kuko ibyo bari barasezanije abanyarwanda n'abanyarwandakazi batigeze babishyira mu ngiro no mu bikorwa, ahubwo batuye igihugu mu gihombo, batura uretse no mu gihombo, ahubwo abantu barapfa cyane kurushaho. Ingero nyinshi ziratangwa, za Kibeho abantu barapfuye, za Karongi abantu barapfuye. Ibyo rero ugasanga byaragiye impunzi zirapfa henshi cyane. Ibyo nubwo wenda Ruda itarabishyira ahagaragara, ariko bitewe n'uko mukomeza kugaragaza agatoki kanyu kakomeje gukomba mu kuba twarihanganye kutabishyira hanze, si uko bitazwi, ariko tugiye kubishyira hanze byose noneho, kugira ngo mubone ko byose isi yabikurikiranaga, kandi abantu batazabashimira ubutwari, ahubwo bazabona ko mwabaye ibigwari, bazabanenga cyane kuko mutigeze muha agaciro ikiremwa muntu. Mwateje ubupfubyi bwinshi, muteza ubukene bwinshi igihugu, mushora igihugu mu madeni atagira uko angana, abapfakazi murabongera, gereza murazagura, ndetse impande zose huzuye amagereza, huzuyemo mwabarira, ndetse kugeza n'aho umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ubasura, ariko mukabihakana mukabigarama. Ibyo byose byaragaragaje kandi twe turabizi, ndetse dufite n'amavideo yabyo, kuko hose tuhafite ikoranabuhanga. Aho muri ayo magereza dufitemo ikoranabuhanga ryacu rya satelite rikurikirana ibihakorerwa muri ayo mazu yose, ayo mukeka mwafungiyemo umuperezida wacu, aho hose yagiye ashyiramo ikoranabuhanga, n'abandi bose mwagiye mujyanamo bose turabazi, ndetse tubafitiye amafoto yabo turabafite. Ibyo mukorera mu rwihisho rero tugiye kubishyira ku karubanda, hanyuma mumenye yuko Ruda turi maso kuri byose. Kubw'ibyo rero guhamagaza perezida wa Ruda mu byibagirwe, ahubwo muhamagaze abo bicanyi bose twagiye tuvuga, n'abandi tugiye kuzagaragaza mu minsi iri imbere bose. Hanyuma nimudashobora mwebwe kubafatira imyanzuro, twebwe igihano tuzaba nta kindi, ni imirimo nsimbagifungo, ni ukubigisha uko isi iyoborwa, uko abantu bayoborwa, kugira ngo basubire bagire ubumuntu, babashe kuba abantu bazima, ni uko bagomba kwigishwa. Ibyo rero mukomeza kugenda mugaragaza, muzi ko uyu perezida wa Ruda ariwe wabigishije ibintu byinshi, muzi ko yakoze imirimo myinshi ya guteza igihugu imbere, ariko kubera ko mwabonye murabaswa kuri we, muhitamo kumurwanya kugira ngo atabayobora. Ntabwo mwari kubishobora, kuko agati kateretswe n'Imana nta muntu ujya ugakoraho. Musubize amahirwe mu isaho rero, kumwica kumufunga byo mubyibagirwe, kuko nta bushobozi mubifitiye, kuko igihe mwabigeragereje byarabananiye. Mwashatse kumwica isi itaramumenya, abantu bataramumenya, ariko Imana ikinga ukuboko muri serikeri mukuramo. Ubu none isi imaze kumumenya, ntacyo byabamarira. Abaruda turahari, abanyamakuru turahari, twese abanyarwanda tumuri inyuma, twese n'abari hanze mu mahanga, twese turi inyuma ya perezida wacu wa Ruda. Turamukunda cyane kandi ndetse turamushyigikiye. Umuntu wese ufite ibyo bitekerezo byo kurwanya umuruda, ndetse tubibutsa ko Siriro aho mwaramushyize hose dukeneye kumubona, ndetse mukazatanga n'indishyi y'akababaro igihe cyose mwaba mwaramubujije kwitunga umuryango we, ndetse n'undi muruda wese bizagaragara ko mushobora kuba mwarahohoteye ku mpamvu zanyu bwite, mumwita iki cyangwa kiriya. Ibyo byose mugomba kuzabiriha. Rero twagira ngo tubabwire ngo musubize amerwe mu isaho yo gufunga no gushaka kugira icyo muhungabanya ku mutekano wa perezida wa Ruda. Byo ntibishoboka, kuko byo gusebanya musebya abantu kwa kundi mwabimenyereye, mumwita umusazi. Umuntu yakwibaza umusazi nufunga umuntu ntacyo amutwaye, cyangwa umuntu mwakwita umusazi mushingiye kuki? Kuba mwamufungira inzira, cyangwa umusazi nufunga inzira
y'umuntu. Umusazi n'uwimana amazi n'umuriro, umusazi n'ujya kubeshyera undi. Ahubwo reka mwarimu mpuzamahanga muganga azabavure, kuko ari byo byashoboka, abereka umurongo mwiza, abigisha uko bayobora, abigisha uko bashyira ibintu ku murongo, abigisha uko ikoranabuhanga rikoreshwa n'idakoreshwa mu gutekinika, abigisha uko ishoramari rikorwa rigamije kungura abaturage muri rusange bitagamije kungura umuntu umwe. Rero reka muri uyu mwanya tugezemo ni ukumva ijambo rye kugira ngo tugane no ku musozo. Twabakunze cyane badukurikiye abari hirya no hino ku isi, mwese twabishimiye nk'uko mugenda mubigaragaza, ariko tubibutsa ko mugomba kwitegura irahira ndetse mukazaba murikurikirana abatazashobora kugera mu gihugu cy'u Rwanda, aho muzaba muri hose ku isi muzabikurikirana, kuko ikoranabuhanga icyo ribereyeho. Twitegura umunsi mukuru ukomeye ko Perezida wa Ruda agiye kurahira, arahira kuyobora u Rwanda, kuyobora na East Africa, kugira ngo u Rwanda rurushe kuba uburyohe ku isi ndetse no mu mahanga. U Rwanda ruzaba icyitegererezo, ba mukerarugendo bazarukunda, abantu benshi bazishimira kuba mu Rwanda. Reka uyu mwanya rero tubumuhe agire byinshi nawe abagezaho. Ruda ni igisubizo koko, nta handi wakibona, nta n'ahandi wagikura, ni muri Ruda. Ruda y'abaruda, twese hamwe birumvikana. Katuze dukora umuti, kurahira niyo ntego, inkoko niyo ngoma, abari hafi n'abari kure mwese mwitegure. Twari twarabibabwiye mbere, itangazo ryari ryaratambutse, twongera kubateguza bihagije mu kugira ngo murinde umutekano muri Afurika hose. Abashitsi b'imena bazaza mu gihe cy'indahiro ya Perezida wa Ruda ku mwanya w'umukuru w'igihugu, birumvikana. Ni muri urwo rwego rero abaruda turakora ibishoboka byose, amanywa n'amajoro, muri radiyo ya Ruda no muri televiziyo ya Ruda, mu nama ya General Assembly y'abaruda no muri National High Council y'abaruda. Birumvikana twamaze gufata imyanzuro, twamaze no gufata indi myanzuro. Birumvikana twari dufite preliminary resolution, umwanzuro wa mbere, noneho final resolution, mwanzuro wa burundu, icyemezo cyafashwe. Birumvikana ntimuzererwe mutegereza ko Perezida wa Ruda azitaba mukeba, nk'uko nawe atahamagaza mukeba ngo amwitabe, kubera yamuhamagaze kenshi, amwitabaza kenshi, amukiza umugabo Musoni Agustin wamufungiye inzira. Mukeba ntiyabikora, amwitabaza, abyandika inzandiko nyinshi kugira ngo atabarwe. Ntimwamutabara, mumufungira inzira, mumufungira kutabona amazi, mumufungira kutabona amashanyarazi, muramushimuta, mukahora mumufunga binyuranyije n'amategeko. Ubu ngubu muratinya politike ya perezida nyaperezida, politike nziza y'igifute, politike ya demokarasi yihuse, kuko nje Barafinda sekipo friend papa demokarasi yihuse. Birumvikana uburyohe nabwo mubwumve, n'ururimbo rwa demokarasi yihuse nazo nizo bazaturanga, indirimbo zigera muri 400. Mutegereze uburyohe. Abahanga bazakora mu nganzo muzababona, barateguwe. Abarimu mpuzamahanga bazayobora imihango, abazakira abaturuka kure n'abaturuka hafi, muzazane ibirya bazaturuka hirya hino ku isi, mu karere k'ibiyaga bigari, namwe n'ingunguru zo gutekamo ibyo kurya, azabeho self service. Abaturage mu Rwanda barashonje, barakennye, aho bihiye ibyo umuntu ashaka kwaruraho azaba ari byo yaruraho kumara iminsi 30. Icyo gihe abanyarwanda birira, nta muntu ubishuza. Ibyo byose nibwo buryohe bw'abaruda tuzanye.
kubera abanyarwanda bashonje bafite inzara yo mu magufa. Ubwo abakene ku bakire ntibabyumva n'abategetsi, kuko byo ibiryo babimena mu ngarani. Birumvikana niyo batarya mu mubiri mu ruhu harimo ibiryo byahagamyemo. Birumvikana ntabwo bo bafite inzara yo mu magufa. Birumvikana ni muri uru rwego rero guteka bizaba ari itegeko, ari lazima mu gihugu hose mu turere 30 batekera abanyarwanda bakuze n'abakiri bato bose bazarya iminsi 30 bose bagangahuke. Ni muri uru rwego rero ruda izanye igisubizo mu Rwanda, muri Afurika hose no ku isi hose. Abantu bose bazitabira imihango yo kurahira. Izaba ari imihango iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka muri iyi demokarasi yihuse n'uburyohe. Birumvikana tuzana iterambere, twihutisha iterambere, imipaka awutivemo kuko ibangamiye Abanyafurika, Abanya East Africa n'abaturiye isi. Urumva benshi bamaze kurasirwa ku mipaka, bazira imipaka kandi atari bo bayishinze. Birumvikana aho hose iyi ribu ihagarikwe. Shakorode Karasira twamubwiye kwitaba mu biro headquarters z'abaruda azasobanura impamvu kubera iki yagaragaye mbere, yumvikanye mbere yuko atwandikira. Kuki atari yarumvikanye mbere? Inomero ye ya telefone murayizi twarayitangaje mbere. Urumva ibi byo kudutumyaho ni ukwitaza no gukwepa ishimutwa bari bankoreye, nari nkorewe kandi rikozwe nabo. Urumva ni tekinike yo kugira ngo bikure mu cyaha, bikure mu isoni, hanyuma basaye kwigira abera batagatifu. Murabimenye Abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga batabatekinika, kuko Yesu Kristo arabizi, Nabi Muhammad arabizi, na Buddha Uwiteka arabizi. Birumvikana abamarayika bose bagose barabizi. Nta utekinika Imana, kirazira. Ibi byose boya kwandika ihamagara rya mbere banihakaniye ubwabo, Imana yarabyumvishe n'abayigaragiye. Natwe twese Abanyarwanda twarabyumvishe, n'abari mu karere k'ibiyaga bigari n'abari muri Afurika n'isi yose. Birumvikana baramaze kurihakana. Nomero 2 ihamagara 2 ntiryari ngombwa, kuko iyo 2 ubwabwira nabyerekana ko itagomba no kuba 2, kuko iya mbere bari bayihakanye ko atari yabo. Iyi 3 se yo igeze ku mubare 3 gute? Kandi rimwe barayisimbutse barayihakanye ko itari yabo. Umubavu TV online warababajije ku mugaragaro, birahari kuri internet. Ayo na amateka ntateze kuzajya. Birumvikana aho twabafatanye igihanga Shakorode Karasira na Jean Dodier Kabare, igikorwa cyo gushimuta perezida w'abaturage, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida wa East African Community, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika USA 2. Birumvikana ibihugu 55. Cyo ni icyaha ntababarirwa mwakoze. Birumvikana mumaze gukora iryo gerageza, munamaze kunanirwa, mutangiye kohereza inzandiko. Ubwo ejo muzatera indi ntambwe, kubera agatoki kamenyire gukomba gahora gahinnye. Mushaka gukomba akaraso ka perezida wa Ruda, barabashuka nta mukeba uhamagaza undi. Namwe rero noneho munyitabe ndebe ko mwe mwanyitaba, nge se nabitaba nte? Birumvikana kirazira kikazererezwa. Mwari kudukemurira ibibazo mbere, kutabikemura nibyo byatumye dufata umwanzuro wo gushinga ishaka Ruda, ishaka rize gukemura ibibazo byugarije Abanyarwanda abari imbere mu gihugu n'abahuye nahora bagahungira mu mahanga ayo hafi n'ayakure. Birumvikana n'abitegura guhunga n'abarimo guhunga n'abari muri gereza barengana baboreye bapfiriyeyo, abo bose bakeneye kurenganurwa. Niyo mpamvu twahagurutse. Birumvikana nta nubwo mwamenye impamvu kubera iki nabanje kumenya ko
byanga bikunze politike yanjye y'impamvu nziza 200 mwabanje kumva amatwi yanyu mu nkubiri ya demokarasi yihuse mukamfata mukanjyana mu magereza ntimwamenye ayo magereza Imana yayateganyirizaga iki yayateganyiriza ko azavaho akuweho n'umuyobozi nyamuyobozi perezida nyaperezida nge Barafinda Sekikubo Fred maze kubona akarengane gakorerwa abanyarwanda barimo n'abanya East Africa n'abanyafrika n'abaturiye isi amagereza zavamo n'imipaka bivemo iryo ni isezerano twabasezeranyaga naho Jean Claude Karasira ibyo by'amagereza mwitwaza n'amapingo ibyo byose mwibagirwe guhamagaza ibyo ntibibaho twe tuzanye ubutabera buzajya bukorera kuri tere birumvikana nta kuntu umuntu ukorera mu karere ka Gasabo yatumiza ukorera mu karere ka Kicukiro nkaho mu karere ka Kicukiro nta mariba arimo ibyo you just forget ibyo mubyibagirwe birumvikana kandi harabayeho decentralization kwegereza abaturage imiyoborere myiza n'ibikorwa byiza na serivisi ubwo mwamanuye serivisi koko aho mbafatanya ikindi gihanga nta serivisi mwamanuye kuko ngeyo sinashobora kujyayo mwaranzahaze ubumerewe nabi birumvikana sinashobora gukora urwo rugendo rwose kandi mwaratuzahaze nta business dukora nta nzira tuba turi hano duhangana n'umugabo Musoni Agustin adufungira inzira birumvikana kandi rwose twakira n'abaza kudutabara hirya no hino badukorera ubuvugizi mutitabye akamo k'abanyamakuru bakomeje batangaza izi nkuru ko twahohotewe aho gukora iperereza ngo muze muturenganure ahubwo muradutumyaho mwongera kudukorera akarengane k'ibihekane aho ngaho mushyira agapira hasi kuko twe twahagurutse tuze kurwanya akarengane kava mu gashongero akagera hasi ku isaso mwasasitete mwasasa amakaro twe twashashe neza ahubwo mwe muzasobanure mwashashe mote birumvikana twe tuzanye ubutabera bwo kuri tere dukemura ibibazo byose bikorerwa kuri tere nta muntu uzongera gusiragizwa twe tuzanye decentralization nta centralization izongera gukora dukuraho imipaka rero kandi tuzamura imishahara y'abarimu abasirikari ndetse tuzamura ishoramari kugira ngo u Rwanda rube uburyohe mwamaze kubyumvira ko hateguwe ibirori bizamara iminsi 30 abanyarwanda turi mu kubyina insinzi aho rero turya kandi tunywa twishimira insinzi ntawe uzishyura n'uyu n'umwe abantu kugira ngo bashobore guhangana n'isi nuko bagomba kuba bafite imbaraga mu bitekerezo ndetse no mu mutekano mu nda umeze neza aho rero ndumva icyo nacyo ni ikindi gitego cy'umutwe waba utsinze kubera yuko mba mbona ngo umunsi wo kwibohora no kugira gute n'ubutwara ari ukunywa amazi no kunywa agafanta kamwe ndumva wowe rwose ibya rudabyo ari akataraboneka iryo n'indi kosora uzanye mu bitari bisanzwe dufite ibyo byongereye ku munsi wo kurahira ndumva waba umunsi urushaho gutera benshi amatsiko uyu munsi kandi tubibutsa ko uzitabirwa n'abayobozi bagiye batandukanye ku rwego rw'isi abo bose mutekereza ko batagira mu Rwanda icyo gihe bose bazaba bahari kandi tubabwira ko ikoranabuhanga rizaba biri ahantu hose abazaba bari mu masantere y'imijyi itandukanye hano mu Rwanda tuzaba dufite amakara manini cyane azaba berekana ibyo birori kuko kubatangiza hamwe abantu batakwirwa ariko aho uzaba uri hose uzaba ushobora kuba wakwitegereza ibiri kubera aho ukurahira kuzaba kubera twakira indahiro za perezida wa Ruda ndetse n'abandi bayobozi bakuru batandukanye bazaba bagiye gufatanya kuyobora u Rwanda ndetse no kugira ngo iterambere rishobore kwiyongera kandi tubibutsa ko Ruda ari uburyohe tubibutsa ko Ruda ari ishyaka nyashyaka twibutsa abantu ko icya mbere dushyize imbere ari ukuzamura imibereho myiza y'abaturage kuzamura ubukungu bw'igihugu guca burundu gufunga abantu ubafunga amaguru n'amaboko no mu mutwe tubibutsa ko umuntu wese utagejeje ku gishoro cya $6,000,000 atazasora ahubwo azakora kugeza igihe ageze kuri cya gishoro cya $6,000,000
tubibutsa kandi ko abana bavuka bose bazitabwaho na leta ndetse n'abaterankunga bazaturuka hanze ndetse n'ab'imbere mu gihugu. Tubibutsa kandi ko ubwo twagira ngo tubabwire ko gufunga abagore n'abana kizaba ari kizira, ndetse no kubafunga ngo batabyara bitazongera kubaho, kuko abantu ari bo mutungo w'igihugu. Ibyo birumvikana cyane. Tubutsa kandi ko abasirikare batazongera kuba mu bihuru no mu mashyamba, ahubwo bazaza bakora bitahira, babaho mu kazi gasanzwe basimburana kugira ngo bashobore kwiteza imbere n'amafaranga bakorera babashe kugira byinshi bageraho, batazongera kuba imbohe cyangwa ngo babe nk'abanyururu, ahubwo bazabaho bigenga ndetse biga bita ku miryango yabo. Aho kandi twabibutsa ko ahari imipaka hazasimburwa no kubakwa amazu ya ba mukerarugendo meza, kubakwa amahoteli, kubakwa amavuriro, kubakwa n'amakaminuza azaba agezweho y'icyitegererezo, kugira ngo b'urwibutso ahatumaga abantu batambuka, ahubwo habe aho abantu baza guhaha ubumenyi butandukanye. Rero ruda ikaba ikomeje mu mujyi umwe, ikomeje n'abaruda bose bari ku isi yose bayiri inyuma, kandi dukomeje kwesa dutsinda ibitego byo hasi ndetse n'iby'umutwe. Naho ibyo kwita ntimugire ubwoba ngo RIB yahamagaye, RIB ntago ihamagara perezida wa ruda, ntago bibaho. Ahubwo niba babishoboye bandikire UN, kandi bayandikire kuko nabo bayitinya, bazi ibyo bakoze, bazi ko bashakishwa, ntago bashobora kubukandiraho nabo ngire ngo nabo bariyizi. Kandi ikindi twababwira nuko abanyarwanda twese turushaho kugira gukundana, twirinda uwaducamo ibice twumvisha ko Barafinda ari umusazi. Ibyo ni ikinyoma, ni ugutekinika, ni bya bindi byo gutangira bita abantu amazina atari yabo kugira ngo babone uko wa muntu ahohoterwa, bamubuza uburenganzira bwe. Nkeka kuri muntu wita umuntu umusazi, ahubwo yakagombye gushinjwa ingengabitekerezo, agafatwa agafungwa, kuko gufata umuntu muzima utunze umuryango w'abantu 11 na rero ntatakwitwa umusazi, ahubwo yakwitwa mwarimu mpuzamahanga, akaba ari mwarimu w'ingenzi cyane twari dutegereje. Rero reka umunyamakuru mugenzi wanjye nawe agenda baganira babwira byinshi, kugira ngo turusheho kwitegura umunsi wo kurahirangire ngo nicyo kintu kigenderewe cyane, kandi kugira ngo perezida wa ruda azakosore ayo makosa yose. Abo bantu bagiye mu ibyo virusi by'amazingengabitekerezo, abantu bazanye inda ndini, abigisha uko umutungo w'igihugu usaranganywa kandi abantu bose bakubaho neza. Dukomeje kandi muri iki kiganiro, turabashimiye cyane bantu mudukurikiye, yaba bari mu Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi. Rwose turababwira kandi tubabwira ko ruda ari uburyohe. By'ukuri abanyapolitike gito iyo bananiwe gukora neza badukana isebanyabuhanga. Ibyo byaragaragaye, birazwi mu mateka y'isi. Si ubwa mbere basebeje abantu babita abasazi. Ntago nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred ariwe munyapolitike waba wiswe umusazi. Abantu muzi amateka y'isi, si ubwa mbere bibaye, si n'ubwa kabiri. Cyakoze ibyo bigomba kuzarangira gute? None nyakubahwa uyu munsi uri uyoboye u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame, hirya no hino ko bamwita umusazi, mubona ari umusazi? Abamwita umusazi se ntago mujya mubumva? Ibyo bavuga byose nimubizi se? Ese kuko ni umusazi? Nimba n'abantu mu gihugu rero bavuga bati umuntu tutavuga rumwe tumwita umusazi, abanyarwanda bakabitega amatwi, mwaba mwararaye. Ahubwo ikindi twanababwira nuko umuntu uwo ari we wese wafashe iya mbere yo kumva ko agiye gukora politike yo gusebanya, politike yo gutekinika, ibihano bimutegereje. Bantu mwumva ko mwayoboye ibyo bitimu byo gusebanya no gutukana, mukihandagaza mugatuka umuntu w'umugabo ufite urugo rwe n'abana 10 atunze n'umugore we, babanye neza, mutamutunze, mutazi uko abaho, nta n'uwasabye ubufasha, noneho ubwe yibeshejeho, umukihandagaza ngo uri umusazi kugira ngo mumwangishe abantu.
twagira ngo tubabwire ko iyi ni rudahayi kanso, ibirungo rwose bigomba kuzabatunganyirizwa ibihano mukajya mu nsimburagifungo, kuko n'abaturage ubwabo bazabihanira kuko mwabasebereje umuyobozi mukamutesha agaciro mu ruhame kandi mubigambiriye ku bw'inyungu zanyu bwite n'inda nini bigaragara ko muri mu gushyigikira kugira ngo mukomeze kurohamo ibyo by'abaturage munyunyuza kugira ngo mukome nkokora mu mwangisha abantu. Twababwira kandi turabakangurira ko ihohoterwa ritazongera kubaho. Bantu bari mu gihugu imbere, bantu bari hanze, diaspora mwese mutwumve, umunyarwanda n'umwe, nta uyu twese tuzasangira uburyo bw'igihugu cyacu kimwe. Umunyafurika wese azarya ku byo yakuruhiye cyangwa yakoreye muri Afurika, twese kimwe, ntawe uzongera kuvuga ngo ndi iki ngo akirishe. Turi gusoza rero twababwira ngo inkoko niyo ngoma nk'uko yababwiye kandi nk'uko akomeje kubibabwira, kurahira n'itegeko ntabwo ari ukubinginga kuko inzira nziza zose yabasabye ntabwo mwazemeye, ariko Imana niyo igomba kuzitegura ikiremwa muntu kikabohoka kikarenganuka, umuntu wese agahumeka akaryama agasinzira, uwari wihishe akagaragara, umuntu wese akabona amahoro asesuye. Nagira ngo nsubize ijambo nyakubahwa abashyirireho umutemeri kw'iki kiganiro twari turimo gukora. Murakoze cyane, birumvikanye ntawe uzarara mu kigunda. Twe turaje izi ribu tuzitesheza agaciro muri General Assembly mwese muteraniye hano, abaturutse mu majyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo no mu murwa mukuru w'u Rwanda, muri East Africa na Africa no ku isi yose, banyamakuru barimo mpuzamahanga muteraniye hano, hanyuma abaganga mwese muteraniye hano mpuzamahanga, mwese banyarwanda, banyarwandakazi, banya East Africa, banyafurika, banyesi, mwese bantu inshuti zacu zo hafi n'izakure, mwese mwakoze kuza. Kadutegereze, twe ntituzitaba ribu kubera ribu ntiyuzuze insengano zayo ngo iturenganure kuva yashingwa, kandi ugira ngo bayishinze 2017 kugira ngo izaze gukoma mu nkokora perezida wa Ruda na Ruda, kugira ngo batinye tutazitabira kujya kurahira, kugira ngo bazatekinika abanyarwanda ngo barongera gutegura andi matora mu Rwanda. Kirazira. Mutubarize kuri @ruda.tike, muduhamagare ku gasaraba 258 3-4-28-6 masaha 28 iminsi 7. Murakoze cyane kutwakira neza no kubyakira neza, abo hafi n'abakure. Twese natwe turanezerewe, namwe munezerwe, abo hafi n'abakure. Kaminuza nabo baragabanyizwa bakiga neza.